ndagushimiye wowe unkurikiye muri aka kanya. Ndizera ntashidikanya ko Imana iyo uvuganye n'umutima wawe ukabasha kubakika. Yewe nitwa Manzi. Turakomeje n'inyigisho zivuga ku buryo twanesha ibigeragezo. Ni ijambo turi kugenderaho riri muri Luka igice cya 4. Inyigisho zibanziriza iyi mwazisanga kuri channel yacu ya YouTube yitwa Bethel Altar of Worship. Uyu munsi reka turebe uburyo Satani yagerageje Yesu ariko Yesu akamunesha. Bibiliya itwereka ko Yesu yajyanywe mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atananywa. Hari bamwe bumva ko yayishoboye kuko yari Imana, ariko ibyo si byo, kuko nubwo yari Imana 100%, yari umuntu 100%. Ibintu byose duhura nabyo muri ubu buzima nawe yabinyuzemo, bigaragaza ko yari umuntu koko. No kujya mu butayu kugeragezwa, yashakaga kwisanisha natwe. Nuvuga ngo uhereye mu kuvuka kwe ukageza aho yapfiriye, yagaragarije abamubonye bose ko yari umuntu nubwo yari Imana. Bibiliya iravuga mu Bafilipi igice cya 2 uhereye nko ku murongo wa 6, avuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Yesu yabayeho mu isi agaragaza urukundo ruhebuje Imana yadukunze. Yumva ko kwambara umubiri w'icyaha ntacyo bimubwiye kugira ngo aducungure. Ubundi ikigeragezo cyose kiza gishaka ko ibyiringiro byacu biva ku Mana, kandi Satani agendera ku cyo abona dukeneye cyane cyangwa se twifuza cyane, akaba ari cyo anyuza mu kigeragezo. Ubundi ijambo ikigeragezo mu Kinyarwanda nubwo bakoresha ijambo rimwe, ariko iyo urebye mu zindi ndimi nko mu Cyongereza amagambo aratandukana. Hari ikigeragezo gisobanura ibibazo duhura nabyo muri iyi si, ari byo bita trials. Hakaba n'ibigeragezo biza bigambiriye ko ducumura tugakora ibyaha, ari byo bita temptations. Yesu rero ageragezwa hakoresheje ijambo temptation. He was tempted. Mu yandi magambo, Satani yashaka ko Yesu acumura. Ariko Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice cya 4 murongo wa 15 ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Imana ishimwe ko nubwo yageragejwe atigeze akora icyaha, niyo mpamvu rwose ari wowe wari ukwiriye kuducungura akatuvana mu byaha. Mu Bakorinto ba 2:5-21 biravuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 1 duhereye ku murongo wa 12, avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo yararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Muri ibi byanditswe, Yakobo yerekanye process yo kugeragezwa aho bihera kugeza aho umuntu acumuye. Igitangaje ni uko iyo process idahera kuri Satani, ahubwo ihera kuri twe, ku byo turarikira. Ahubwo umwanzi agahera ku byo turarikira, akarwana n'uko iryo rari rikura rigatwita. Ubundi irari bisobanuye kwifuza gukabije. Umuntu muzima wese agira ibyo yifuza, kandi niko Imana yaturemye, niyo yabidushyizemo. Ariko iyo twifuje ikintu cyane birenze ibisanzwe, cyane cyane iyo kitari no mu bushake bw'Imana, nta kabuza tugwa mu mutego wa Satani, ikigeragezo kikatunesha. Satani rero yabonye Yesu ashonje cyane, abona ko byanze bikunze aramutse amucumuje agendeye ku nzara afite yamushobora, maze aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwira iri buye rihinduke umutsima.
mu by'ukuri guhindura uyu mutsima ntabwo mbona ari icyaha, nubwo bisa n'ikigeragezo. None se ko yari ashonje kandi ko n'iminsi 40 yari irangiye, ko yari mu butayu, yari kujya kugura umugati hehe? Satani yigeze anamubwira ngo jya kwiba. Guhindura ibuye gusa umugati, ndumva nta kintu gikomeye kirimo. Aha niho dushobora gufatirwa kenshi nk'abana b'Imana, kuko twibwira ko Satani adushukisha gukora ikintu kiba ku kanya, ariko burya siko akora. Hariho ibintu bisa n'ibyiza mu maso y'abantu, cyangwa bisa naho bitagize icyo bitwaye, umwanzi ashobora kunyuramo kandi akagera ku ntego ye. Satani ntabwo yari agendereye ko Yesu ahindura uyu mugati mu by'ukuri, ahubwo bitegereje neza uyu murongo wa 3 muri Luka igice cya 4 aho turi gusoma, Satani yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana. Aho niho byose bishingiye. Intego y'ikigeragezo si ugusunikira Yesu guhindura uyu mugati, ahubwo ni ukubiba imbuto yo gushidikanya uwo ari we mu Mana, uvuga ngo ashidikanye identite ye. Yatangije ijambo ngo niba uri umwana w'Imana, niba koko uri umwana w'Imana bigaragaza, prove it, binyereke mu guhindurira uyu mugati. Ni nako yabigenje kuri Adamu wa mbere. Yegereye Eva aramubwira ngo Imana yababeshye, nimurya ku mbuto muzahita muba nk'Imana, kandi murabizi neza ko Imana igihe yabaremaga yabaremye mu ishusho yayo ngo base nayo. Ariko Satani yabanje kumutera gushidikanya uw'Imana yamugize we, amwereka yuko identite izazanwa nuko yari imbuto. Nanone ageze kuri Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo, aramubwira ati ikizagaragaza ko uri umwana w'Imana koko nuko uhindura ibuye rikaba umugati. Mbese ukoresha amaboko yawe, ukoresha imbaraga zawe, biguhe kumerita identite yo kuba umwana w'Imana. Satani icyo ashaka ni ukugutera gushidikanya uri we, akakumvisha ko ugomba kwemeza abantu ubukristo bwawe, akakumvisha ko utaba umwana w'Imana utabanje nawe gukora cyangwa guhindura ibuye ryawe umugati. Nyamara ntabwo turi abana b'Imana kuko hari icyo twakoze, ahubwo turi abana b'Imana kuko twizeye icyo Yesu yakoze. Biravuga ngo abamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ni impano twahawe kubw'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera. Nta kintu dukeneye gukora ngo twemeze abantu ko twakijijwe cyangwa ngo duhamye abo turi bo muri Kristo, kuko umwuka wera ni uhamanya n'imyuka yacu yuko turi abana b'Imana, kandi ibyo birahagije. Akanga gakomeye ni uko uri umukristo ariko utazi uriwe muri Kristo. Uyu munsi ukishimira ko uri umwana w'Imana, ejo ukita umunyabyaha, bikagenda bihindagurika. Mbese ntuhagarare ngo weme muri identite Imana yaguhaye. Ntabwo tuba abana b'Imana kuko twitwaye neza, ntabwo identite yacu ishingiye ku byiyumviro byacu. Turi abana b'Imana kubwo kwizera, kuko ni ko Imana yabitegetse. Yohana yanditse urwandiko rwa mbere mu gice cya 3 umurongo wa 1 avuga ngo nimurebe urukundo ruhuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Rekeraho kurwana no kwemeza abantu. Ntiwite ku ijwi iryo ari ryo ryose rigusaba gukora ikintu cyemeza ko uri umwana w'Imana. Hari igihe kizagera ukurimo akagaragara, abantu bose bakamenya Imana yawe, kuko niyo idutera gushaka no gushobora gukora ibyo yishimira. Yesu rero agiye gusubiza Satani, amusubiza nk'umuntu wasobanukiwe ari we, maze aramubwira ngo biranditswe ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima ahubwo n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana. Yesu yamuneshesheje ibyanditswe, amwereka ko confidence ye itari mu mugati ahubwo iri mu cy'ijambo ry'Imana rivuga. Urumva ko Satani ntaneshwa nuko tumwirukanisha ijwi rirenga, kumwohereza mu muriro, mu kidaturwa n'ibindi, ahubwo guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana niyo ntwaro yonyine ikomeye dufite. Ijambo rikubwira uwo Yesu ari we, rikakubwira uwo uri we muri Yesu. Iyo ushinze imizi rero muri uko kuri, uko byaba bimeze kose uranesha. Birashoboka ko hari igihe ugeramo wenda ukumva urananiwe. Kuba umwana w'Imana ntibivuze ko utazahura n'ibikuremerera. Rimwe na rimwe biba bigoye ku buryo wumva n'Imana isa naho yagutaye. Hari ikintu umaze igihe wifuza, waragisengeye, urira, ugakora ibyo bishoboka byose, ariko bigasa nkaho Imana itakumva, umutima ugacogora. Ariko uko byaba bimeze kose, uzirike umutima wawe ku ijambo ry'Imana, uhore watura kuri umwana w'Imana, kuko Satani yiteguye kukuzanira ibisubizo byihuse, amahirwe y'ako kanya, ariko nasanga uhagaze ku
masezerano y'Imana ariyo jambo ry'Imana, uzaba umeze nka ya nzu yubatswe ku rutare, imiyaga ikaza ariko igakomeza igahagarara. Ijambo ry'Imana rero rirema muri wowe kunyurwa n'Imana no kumva uhagijwe n'uwo uriwe muri Kristo. Yesu yari ashonje cyane, ashobora no guhindura ibuye rikaba umugati, ariko yereka Satani yuko ahagijwe n'uwundi mugati w'ubugingo. Ijambo ry'Imana rero bituma anesha. Ndakwifuriza wowe unyumva aka kanya gusoma ijambo, kwibwira ijambo, kwizera ijambo no kugerageza kugendera muri iryo jambo ry'Imana umunsi ku wundi, hanyuma uzareba uburyo Imana izagenda ikuneshereza muri byose. Imana iguha umugisha.